roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza, kandi rwose nizere ko Noheli yagenze neza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva murereye. Igitondo cyiza rero kuri mwe mutwumva mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri utwumva ari mu masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri we utwumva mu masaha y'umugoroba. Tuzindutse muri iki gitondo, turi muri studio muri iki gitondo rwose kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru ariko rumwe nk'ibisanzwe tugiye kugenda twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC n'abambari bayo. Ikaba rero ari intambara irimo kubera hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze rero ni breaking news cyangwa se nama update tubazaniye, niyo mpamvu tugiye kwihuta cyane tugakoresha igihe gito cyane gishoboka kugira ngo mu by'ukuri muze kumva byinshi kandi mubyumve mu gihe gito. Hanyuma rero reka duhere kuri iyi nkuru irimo kugenda ivugwa ku marezo sosiyo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho FARDC rero iri kwigamba kuba rwose ngo yahanuye drone za M23 zo mu bwoko bwa kamikaze, zikaba ngo zarahanuriwe hano muri Rubero nk'uko rwose bakomeje kugenda babitangaza. Ibirongo bikaba byarabereye ahantu bita ngo ni muri Mambasa. Iyi Mambasa rero ni mu gace kari hano muri territoire ya Rubero, ni birometero bike rero cyane uva hano za Alimbongo werekeza mu by'ukuri za Kitsombiro ukomeza iyo hejuru za Rubero centre cyangwa se Rubero zone. Izi drone ngo zikaba zarahanuye ku munsi w'ejo ngubwo ngo M23 yazizamuraga ngo ijya kubatata. Hanyuma rero mu by'ukuri ngo bikabyemejwe n'umwe basirikare bakomeye bayoboye urugamba hariya muri karagace eka hano muri territoire ya Rubero, aho rero bakomeje kugenda bahangana. Ibiro nibyo mu by'ukuri ni tangazo cyangwa se ni byafashizwe hanze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bacyo. Bakaba rero babishyize hanze ku munsi w'ejo tariki 25 no ku munsi wa Noheli, nibwo babiteretse hanze baravuga bati nyamara FARDC twakoze akazi gakomeye kuko twahanuye drone zo mu bwoko bwa kamikaze za M23 zageragezaga kuvogera ikirere. Ibi barimo barabivuga, nyamara ku rundi ruhande FARDC ubwoba ni bwose mu by'ukuri, ndetse ngo abasirikare nabo nta cyizere n'iki na gito bifitiye cyo kuba bagera cyangwa se batsinda urugamba. Ibiro bikaba biri kugaragazwa n'iki, biri kugaragazwa n'uko rero mu by'ukuri ngo igisirikare cyabo ngo barimo barazana abasirikare bakiri bato. Ibiro bikari byatangajwe mu by'ukuri n'umwe basesenguzi bakomeye hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bareba cyangwa se bibanda kuri urugamba rukomeje guhanganisha izi mpande zombi. Akaba yavuze rero ati FARDC barimo barakoresha abasirikare cyangwa se abana bakiri bato mu gisirikare. Mu by'ukuri ngo nta burambe bafite cyangwa se nta bunararibonye bafite mu rugamba. Imyitozo yabo ngo iba ari igihe gito cyangwa se yarabaye mu gihe gito cyane. Ati rero ikirenze kuri ibyo kandi mu by'ukuri aba basirikare cyangwa se aba bana rwose ku rugamba ntabwo bakunzwe n'abaturage, aho banyuze nyine babakomereza cyangwa se bakomera babavugirizaho ibidomoro. So rero bakavuga bati mu by'ukuri ibi ni impamvu ya mbere
rwose izatuma FARDC badatsinda urugamba. Indi mpamvu ya kabiri rero baravuga bati mu by'ukuri ikindi nuko mu by'ukuri nta nicyo FARDC ubona barwanira, ntabwo nta ntego nimwe niyi ituma barwana. Ibirungo nabyo bigatuma mu by'ukuri FARDC batitwara neza ku rugamba. Ibirungo bikaba bigomba kuba ari biri mu bigomba gutuma mu by'ukuri FARDC itagira ahantu yagera cyangwa se idatsinda urugamba. Ikindi cya gatatu rero mu by'ukuri bakavuga ko na guverinoma cyangwa se n'ubuyobozi buriho nabwo ntago bwigeze bubabanira, kuko nk'abantu bari kuri tere cyangwa se bari ku kibuga cy'imirwano mu by'ukuri ntabwo bigeze bitabwaho, kuko ngo ujya kurema imishahara yabo ukabona irimo iragenda ibura, kandi ngaro bakabonye amafaranga mu bimbere. Hanyuma ngo ndetse mu by'ukuri n'ubutabazi nuko bakagombye kwitabwaho ku rugamba ntago bijya bigenda nk'uko byakagombye kuba bimeze. Ibi byose ngo bikaba ari ibintu bishobora kuba rwose bizatuma FARDC itagera ku ntego cyangwa se itsinda urugamba. Ibiro ni byatangajwe n'umusesenguzi kabuhariwe waminiye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro akaba yarabicishije ku kinyamakuru cye rwose, ariko sinzi ko na FARDC cyangwa se Gisekedi atari boze kumumerera nabi. Muri rusange muze kunyihanganira, murumva ijwi ntago rimeze neza cyane bitewe nuko rwose ikirere kimeze nabi, amagripe ameze nabi. Ariko nyine nta iyo umuntu arimo aravuga ikizima nuko mba mvuga mukanyumva, ndavuga reka nze rwose manze mbahe update. Mukanya gato ku muyoboro turaza cyangwa se ku murongo turaza gushyiraho Adolphe nawe agire icyo adutangariza uko byiriwe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, update ahafite ndetse mu by'ukuri nibiramutse muri iki gitondo. Ariko mbere uko tumushyiraho munyemere manze mbabwire ko bwa mbere rwose General Sultan Makenga akaba yongeye kuvuga. Ni General Sultan Makenga utaruheruka kugaragara cyangwa se kumvikana kuri rezo sosiyo avuga ku bijyanye n'urugamba cyangwa se avuga kuri adversaire kubo bahanganye. General Sultan Makenga nyuma yuko ku munsi w'ejo rwose bicaye navuga ngo bari barimo guserebura cyangwa se bizihiza umunsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Nibwo rero mu by'ukuri bicaye baganira ndetse n'abakomandazi bari kumwe nawe rwose b'abasirikare bwo numvurumvikana n'abakano aba general bose mu by'ukuri akaba ari bicaye bahuriye hamwe mu by'ukuri n'abari muri parti politique cyangwa se n'ababarizwa muri politique ba M23. Ubwo rero bari bicaye barimo gufata iminsi mikuru. General Sultan Makenga rwose amaze gusoma ku gacupa, bamaze kwizihirwa, bamaze kurya ibintu bimeze neza, ikiganiro kirimbanyije arababwira ati nyaboneka ati ndimo ndabona ibintu biri guca ku marezo sosiyo ndetse n'ibyo barimo kwigamba. Mu by'ukuri aravuga ati uyu mugabo witwa General Sultan uyu Masunzu yavuze ko uyu mugabo witwa Masunzu ari umuntu mu by'ukuri azi neza, azi na kote febre ye. Ati n'umugabo urwana afite ubwoba, ati nta nubwo rwose uyu mugabo ashobora kuba yagera aho biri kubera ngo yegere nibura no mu kilometero kimwe cyaho imirwano iri kubera. Bityo rero yabwaba komandazi ko uyu mugabo adakwiye kubatera impungenge n'aka na gato. Ati ikintu cye rwose azwiho nuko ari umuwoga cyangwa se ari umunyabwoba ku rugamba. Bityo ravuze ati mu by'ukuri mwumve ko n'ubundi ahubwo donc ni nk'uko waba wari usanzwe urya impungure barangiza bakakohereza rwose imboga, urumva ko we mu by'ukuri ngaroroshye cyane. Bityo rero ngo bagomba kwitegura cyangwa se bagomba ahubwo kugenda bagura ibice vuba bakereka mu by'ukuri fashi ndetse n'abajyanama be ko ntacyo bakoze. General Sultan Makenga kandi yashimiye aba basore cyangwa se yashimiye aba bagabo, aravuga ati coup de chapeau rwose, ibyo mukoze muri uyu mwaka ni ibikorwa bikomeye cyane kuko mwagerageje gukora byinshi bigiye bitandukanye, mwunguka ibice bigiye bitandukanye ndetse mu by'ukuri mubohora cyangwa se mukiza abaturage muri parti cyangwa se muri access zigiye zitandukanye. Bityo rero mu by'ukuri yongereye haravuga ati akazi n'ubundi dufite ni nako kenshi ni nako gakomeye, agasigaye niko gakomeye. Abaturage baracyadushakaho, mu by'ukuri baracyadutegerejeho kuba tugomba kugarura umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi nazo mu by'ukuri ngo zihora ziteguye uko bwije nuko bukeye
ko zigomba gutaha. Ati rero byose mu by'ukuri babikesha twe, barashaka ko bigomba kuba bituruka cyangwa se bikorwa natwe. Ati rero mwumve ko nubwo umwaka urangiye ariko n'umwaka ugiye gukurikiraho uraza kuba ari umwaka ukomeye cyane mu by'ukuri. Uraba rero ari umwaka wa kane mu by'ukuri bagiye kwinjiramo bari mu ntambara, nyuma y'uko rwose imyaka 3 irihiritse bari muri urugamba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uru rugamba rukaba mu by'ukuri rwarasize rwose M23 igize itya rwose ifata ibice byinshi, ingabo za FARDC zo zikaba zaragiye zihunga zikwira imishwaro. Hanyuma rero nyemerera nongere ngaruke gato cyane ku byo FARDC barimo kwigamba rwose biteretse rwose bajya kuri rezo sosiyo. Biteretse bajya kuri rezo sosiyo, barangije rwose baravuga bati akazi keza kakozwe ngo n'ikipe nziza ya Wazalendo mu by'ukuri hano muri teritwari ya Rucuro. Bakaba bari kwigamba ko ngo mu by'ukuri iyi team iri speciale ya Wazalendo hano muri Rucuro Rubunagana ikaba rero ngo ari ikipe ngo ku munsi w'ejo ngo yivuganye mu by'ukuri ngo komanda ngo wa M23 witwa ngo ni Gasasira Herman. Uyu rero Herman Gasasira akaba ngo yivuganwe na FARDC n'iyi Wazalendo, bikaba ngo byabereye mu by'ukuri ahantu bita ngo ni Rukoro. Aha rero ngo ni muri axe ya Rukoro, hano uri muri amanuka Zabunagana, ngira ngo abantu benshi murabizi murahazi. Aha ni ahantu habi cyane rwose, nanjye ubwanje narahageze. Ni ahantu n'ubundi kuva na mbere bavuga rwose ko hatigeze haba umutekano. Akaba bavuze bati iyi timu ya Wazalendo cyangwa se mu by'ukuri iyi timu iri speciale ikomeye ya Wazalendo ngo ikaba yivuganye uyu Herman. Akaba rero rwose Herman ari umuyobozi wa operation cyangwa se wa M23 mu by'ukuri. So ibirongo bikaba byarabaye ku munsi w'ejo tariki 25 nibwo ngo bamutegeye hano za Rukoro, arimo arava Bunagana yerekera nyine Rucuro. Hanyuma rero ngo baza kumurasa nk'uko bagiye babitangaza. Gusa njabakuru namajize gucakira nkimara kubona ibi binyoma, impamvu mba bigarutseho nukugira ngo duce impaka tunyomoze ibyo aba bagabo barimo kugenda babeshya, dore ko mu by'ukuri kugaragaza ko muri iyi minsi bari gukora akazi gakomeye cyane, kandi nyamara nta kintu n'iki na kimwe ari gukora usibye rwose kuba bari gukubitwa amajya n'amaza. Nicyo cyonyine kirimo kugenda kibabaho muri rusange. Tudatinze rero munyemerere dushakishe Adolphe nawe aduhe update. Nababwiye ntitugomba gukoresha iminota mike, ariko mu gukoresha iminota mike yacu tugomba kubahamo ibintu byinshi cyane mu buryo bwihuse. Nagira ngo mabwire ko igihe kirimo kiragenda kigera mu by'ukuri kugira ngo ibintu byongere bigire umurongo, hatagize igihinduka rero rwose indi video tugomba kuyibagezaho ibintu byagize umurongo. Mu by'ukuri YouTube yongeye kuba ica inkoni zamba rwose, yavuze iti bahungu banjye rwose mukore uko mushobojwe. Adolphe rero yamaze kugera ku muyoboro, reka tumushireho atubwire uko biramutse hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anatugezeho mu by'ukuri uko nejo byari byire. Waramutse neza Adolphe? Mwaramutse. Komera cyane. Yego. Ijwi ryawe none ririmo riravuga rwose nk'umuntu uri muri saro. Banza amarezo yabonetse ahantu hose. Ubundi wavuga wuriye imisozi. Nagerageje ubu ngubu rwose aho ndi kubona network zimeze neza. Ubanza ikire cyacu gikeye amahoro kabisa, ndi kubona bukeye neza. Twihute rero, ufite iminota 10 yonyine, tangira uyibare dukubite update wihuse. Abakunzi bacu nababwiye ko rwose dufite igihe gito, ariko mu gihe gito turi bubagezeho turi buze kwa tubabwiye byinshi. Simbukira ku nkuru ya mbere, updatinga muri access zose uko ubimeze cyangwa se update uhafite. Asante sana ndugu yangu, asante sana kabisa. Ni watu bukeye amahoro hano aho nicaye no muri kicanga cya amahoro, ariko hirya no hino muri za Warikare, za Ruberu, za Rucuro, za Nyiragongo nta bintu bimeze neza. Hari bagenzi bacu ngo babaraye Rubunda kubera imirwano iba yagiye habera, ariko nyine
ijambo ry'Imana ryo bivuga ngo haba mu byiza haba no mu bibi dushima ngo haba hari impamvu yatumye bibaho ahanini hari igihe aba ari amasomo biba kugira ngo biduhereze rero hano hita muri ruberu nta bintu bidasanzwe cyane bihari ariko hari kubera utuntu tw'udukoryo ngo n'udukoryo ni ukuvuga ngo hariya Imambasa Ndurumo Kanyatsi ejo habereye imirwano ariko idakanganye cyane kubera ko intare za Sarambwe zikomeje kubereka ubudasa budasanzwe zikomeje kubereka icyo bita superiorité de fait ikomeje kuba rwose ku buryo cyane navuga nk'ahari ahita Imambasa koalisiyo yari yishutse izi yuko ngo intare za Sarambwe zahavuye ngo zagiye gutanga ramforo ahitwa Arimbo ngo niho bashaka niho bazi ko hari ibirindiro by'intare za Sarambwe ariko ubwo koalisiyo ishatse kuhagera isanga ahubwo irakubitwa isubira inyuma yirukanka iravuga iti amakuru twari twafashe batubwira yuko bagiye gutanga ramforo Arimbongo ati ntabwo ari byo ahubwo bo baravuga bati ahubwo bari abantu twabita batiga ugeze uko igihe cyose baradukubita tugashaka kuza ko buri gitifu bikanga uvuga ngo bagerageje kugera hari Rimbongo bazi yuko ngo bagiye kubaca mu ryoya ariko basanga ibyo batekerezaga yuko ngo bagiye ari Rimbongo bisanga ni ubusa kabisa na hari Rozandru bagerageje kwaza ibitero ariko n'ubundi ndamo ahitwa Chavinyonge naho ejo habereye igitero ariko nabwo bibona bure ariko impamvu bari bagabye igitero koalisiyo ikona yuko iyo ugeze Chavinyonge ubundi Chavinyonge ubuteganye ndetse uri gushaka kujya imbere gato na centre ya Rubero kuko uvuye Chavinyonge uri gusa nkaho ugaruka ibumoso ukuze Rubero hari centre yitwa Huheri n'iyitwa Katero ariko uyeje usanga zino ziri imbere gato ya Rubero nuko bari kwati muveri twani komeza kuri aho tuzashiduka yadutanze imbere kubera izaza ziboro muri kugenda gukora ati ubwo bahari cyane kwati ni rutanga imbere zahita ijya hagati yacu na ijya hagati ya Rubero na Butembo atusange ibintu byadogereye kwikuza muri gutuma rucu rero ho ahantu bita muri gutuma ya Binza urutuma ya Binza hari ya Semusi iri mu mashamba donc iri hari mu mashamba hari za rucuru ni ukuvuga ngo ibura ukuntu ijya gufata ibikoresho kubera ko iri mu mashamba ubwo rero yitabaje aba FDL ngo bazayifashe barebe ukuntu bahashya intare za Sarambwe ziri hari za Gitegura za Gatwiguru na za Ngwenda ariko baraza bahageze barakubitwa kubitsa bakubiswe ku buryo bavuze bati reka twisubire yacu mu mashyamba dushaka tuzapfire tudore yuko ibya shyamba rizadukenya ariko umuntu akibara ati Semusi abana bavuka hariya muri Rucuru bari kwishinga FDL itagira kwijya koyo itagira kwijya nta gihugu igira bavuye mu mashyamba kugira ngo bakomeze bapfire muri ariya mashyamba bari kugenda bakubitwa bavuye bakitangira intare za Sarambwe bakemera bakamanika ariko bakabonera batishwe bateguye muri ariya mashyamba ubwo na hariya habereye iyo mirwano hariya za Ngwenda na za Gatwiguru na za Giteguru ariko n'ubundi intare za Sarambwe zikomeza kwerekana ubudasa budasanzwe werekera hano bita Iwarikare hari icyo bita emuventude ifasha ahantu ikora ibyo bita ibikorwa navuga ngo ni ibikorwa rusange cyangwa ibikorwa bifitiye abaturage akamaro hari ikiraro cyitwa Minjenje icyakira cyitwa Minjenje ejo bundi abazarendo bari bihaye kwagera bahagabye agatero shuma ariko intare za Sarambwe zirabakubita yicuza icyahabazanye kuko bitabaje niyo mwijurira bahakanira baraje bose barabakubita ku buryo batsinze abantu abazarendo 4 Allo winda kumva turakumva noneho rero ubu ngubu intare za Sarambwe ziri gukoresha kiriya kiraro cyangwa iminzenze kugira ngo byibuze hazajya habaho abaturage bajya birinda za pinga banagaruka hakuno bumva ko bari kugenda ahantu heza ariko societe civile yaho kubera gutinya ko ati kiriya kiraro nicuzura ahubwo intare za Sarambwe zagiye zicuriraho zite hano muri pinga ubu societe civile gusakuza ngo abaturage ngo bahariya ngo muri iyo grupoma ya Kisimba ngo bari gukoreshwa ngo
uburetwa ese uravuga ngo uburetwa umuntu gukoresha igikorwa rusange igikorwa giteza abantu imbere kugira ngo abantu bajye bagenda neza wavuga ko uburetwa nuko ngo ni babaheza nguni babandi bo mu ngoma y'abidishi bo kwa Kisekedi baba bari gusakuza ngo barikoresha uburetwa kandi abaturage bo ubwabo nibo bavuze bati reka cyo twakoresha kiriya kiraro cyo turebe ukuntu twakigendaho twitonze nuko rero ngo hari ahantu naho ntabwo bimeze neza abaturage sosiyete civile gusakuza ariko ibyo gukora yuko babonye yuko ejo bundi intebe za Sarangwe zahakubitiye icyo bita abazarendo kwikubitira muri Nyiragongo. Halo wita ndakumva. kwikubise muri Nyiragongo muri parike y'ibirunga aho ntuza aho M23 imaze kwigarura uduce twishi twa Chavinga twa uduce twitwara twa za Kamatembe za Lake za hariya muri ntuza hariya hejuru muri Karake nuko ngo noneho hari ahantu ejo habereye ibitero ahantu bita Nditi n'ahantu kitwa Kanyabuki n'ahantu Kamatembe. Ahangaha naho abazarendo bagerageje kuhagera barakubitwa ariko hari agasozi ubu ngubu intebe zasanzwe zamaze kwigarurira ejo zigarurira agasozi kitwa Nyundo kari hejuru ya Rusayo hafi y'ahantu bita Minzenze werekeza mu kirunga cya Nyamuragira. Ahangaha intebe za Sarangwe zahatsinze koalisiyo 14 zarahabakubitiye rwose nabo basubirayo birukanka amashyamba dore ko bayogagira nk'inyamaswa zo mu ishyamba ariko bahatsinze bara 14 ku buryo n'amabunda yabo bahise bayarekipera. Igoma rero naho ntabwo bimeze neza nyakubahwa Eugene, Igoma ntabwo bimeze neza ubu ngubu. Patrick Masunzu yahise atanga amateko ngo nta byo kugenda donc urujya n'uruza rwo kuva muri Goma werekeza Irucuro ngo ruhagarare. Noneho nuriya majo uriya meya w'umujyi wa Goma Kapende Faustin nawe aravuga ngo muri na minsi mikuru ngo nta gukoresha ngo ibirori nta gukoresha nta guserebura ni kubera yuko M23 ngo ushobora guprofita muri iyo minsi mikuru ikivanga muri ibyo birori bari gukoresha ngo ikaba yabakora akantu. Ariko Patrick Masunzu impamvu yahagaritse rujya n'uruza rwa hariya muri Rucuro na Goma impamvu nta yindi ni uko ngo bari kubona yuko abaturage impunzi zabaga hariya muri Goma inyinshi ziri kujya zisubirira iwabo zikagenda zagerayo zikakirwa noneho zakwakirwa zikisubira noneho abakavuga ati aba bantu bamara kugera hano iwabo ntabwo tuzabona ukuntu ya protection cyangwa se ya bouclier twakoreshaga ku baturage kugira ngo intebe za Sarangwe zikagera muri Goma kubera amakambi ashobora gusenyuka abaturage bose bakigirayo bamara kugenda noneho ugasanga M23 gutera muri Goma uvuga ati n'interayo abaturage impunzi n'inzira bihomberamo noneho bituma ari guca rurabya n'uruza kuko hari societe civile cyangwa se ONG yavuze ngo aho bari kujya babona bamerewe neza ngo ahubwo yaje basangayo ikabahera y'ifashanyo ariko bikomeza gutetekera hara mu mujyi wa Goma. Uyu rero Patrick Masunzu ikibazo nabonye kiriho nyamukuru nuko ariko abaturage bakomeje kujya bigira za Rucuro kuko abenshi niho baturuka bari hara muri ariya makambi yazashiduka impande zamaze gusenyuka bityo noneho intare za Sarangwe zashaka kwinjira muri Goma kumwe asanzwe zazaga igatereka ibisasu hariya mu makambi igahinza abaturage bukiriye ko byahita bicika noneho ugasanga yinjiye muri Goma noneho ibakoze nta rusaku rwaba rwitwaza bavuga ngo bari gutera ngo mu makambi y'impunzi rutakiriho. Urakoze cyane Rodore igihe cy'iminota yagiye. Yego asante sana umunsi mwiza. Yes nguko rero nababwiye nti ntabwo turi buze gukoresha igihe kinini ni umwanya muto ariko tukaza kubagezaho byinshi cyane nukoro byari bimeze ngizo update ziramutse gusa muri iki gitondo rero impande zombi hakaba nta hantu harabera urugamba ariko ntabwo bikwiye kuko anytime twakumva rwose araho byacakiranye gusa byose tuba tugomba kugenda tubibakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official rero
yari Fighter. Mwakoze kubana natwe rero, niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro hita ukanda kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo buri ko inkuru ihageze uzajye uba uwa mbere mu kubona inkuru ikihagera. Hanyuma ku bantu mwese mwabikoze, icyo musabwa nanone no gukanda like ndetse na share tugatumira abandi kugira ngo umuyoboro ukomeze kugenda waguka, abantu bose baze batujoininge. Mugire umunsi mwiza rero. Yari Fighter, ciao.